Ndabirani Yesu we ni indaya mbaya mbana n'ibiraya biratuje biratuye ni indaya mbaya akabikirara akajya kubana n'ibiraya indaya ntasubira iwabo ubwo se ntabaye indaya mbaya nawe ari ikisenzi kibaya nyine usibyo nibiki witwa Dekati rero niwe watumye menyekana kanisi se ko yari amaze imyaka ingana iki mfite gusa. Tubashimira ko mudukurikira muri benshi uyu munsi. Ibiganiro byacu bya buri munsi mubikurikira muri benshi. Uramutse utarakora subscribe waba uri mu gihombo. Dukora urugendo rukomeye tukabagerera kure, tukabagerera kuwo mwabuze, abo mwiheruka nabo mudaheruka. Iyi ni Yawe TV. Nitwa Ismail Mwanafunzi aka Mwanafunzi copy. Abadukurikiye muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu, abantu muherereye mu ntara ya gatandatu bajya bakunda kwita diaspora, abantu muri mu mahanga, ubwo turabasuhuje cyane. Mbahaye ikaze mu kiganiro ngewe ni Ismail Niyitanga aka Mwanafunzi copy. Nkuko mwabimenyereye ni za nkuru, ni kakazi katoroshye tuba turimo gukora, tugera ku byamamare, tugera ku nkuru, ku bantu bafite inkuru nziza z'umwimerere zimeze fresh. Uyu munsi rero turi mu murenge wa Kanombe, akagari ni Busanza, aha ni mu mudugudu mu mudugudu wa Gashyushya. Ahangaha rero muri uyu mudugudu wa Gashyushya tuhasanze umuntu ukomeye cyane mwamenye, abatamuzi cyane, abantu mukurikira komedi nyarwanda cyangwa se mukurikira abanyarwenya cyane, mukunda kumva ijambo ngo Yesu we. Turakwakiriye kuri Yawe TV. Turakwakiriye kuri Yawe TV. Nanjye ndabashimiye ko mwaje kunsura. Ngira ngo hashize igihe kingana iki wongeye guhura n'abanyamakuru? Aha, hashize igihe kinini, ariko hari abandi vuba baherutse kuza. Bakugezeho? Bagezeho. Yes we. Witwa nde abantu bataza kugira ngo wenda nundi musa, bamwe bajya bagira ngo ni impanga. Hari ukuntu abantu basa, abantu se ntibajya basa, ntacyo bapfana kandi abantu bakaba bakubona akavuga bati buriya nundi muntu basa. Twibwira amazina. Nitwa Nyirasabimana Beatrice. Nyirasabimana Beatrice. Ubwo ni Beatrice. Beatrice. Beata. Hanyuma abantu bakumenye ku makuru cyane yanyuze kuri TV1. Ese ubundi biriya biraya muracyabana? Byagiye hese niba ntabana na byose ntibiri ku musozi ndi. Ngira ngo hari kugira ngo badukurikiye baze kumenya neza koko kariwe. Ndagusaba dusubiremo kari akantu bavuze ngo mbana n'ibiraya hano. Twumve neza. Gerageza. Nawe nizera yuko wahatambatambye wababonye. Bana n'ibiki? Mbana n'ibiraya. Hey. Abadukurikiye kuri Yawe TV muri komedi izo arizo zose, abanyarwenya bakunda gukoresha imvugo yawe cyane cyane iyo batavuze ngo Yesu we, bavuga ngo indaya mbaya. Ubyakira ute kuba waramamaye kubera iriya mvugo? Byakiranye nyo. Mbese wabyakiriye ute? Narabyakiriye nyine, none wabyakiriye neza. Nari kuza nk'abagirani. Nari kubakorera iki? None se bya biraya ubu hano uyu munsi mu Busanza biracyahari? Niho byahundukiye n'ibyo ku Giporoso. Ariko hari twari tutaragera muri corona, turagera muri covid. None uyu munsi ubusa ntibacogoye? Bacogora kugira gute? Kuba ahantu se tubari twarafunze. Ariwe. Inzoga zaraciwe se niba ububari bwaraciwe? Baracyanywa? Batanywa. Ariwe. Hano mu Busanza rwose haracyari inzoga, indaya ziracyahari, ibintu n'urujya n'uruza nk'umuyira w'intose. Wahatembereye ariko nawe waruye. Hari icyo utabonye?
wese ntaho watembere we ntaho wabonye. Nabonye nakomeje kubona abantu bamwe bicaye baratuje, abandi barimo baracuruza, abantu bari ku mirimo. Ndana rero ngira ngo ese kuko ibiraya hano biracyahari? Biratuje, biratuye. Ni indaya mbaya. Indaya mbaya. Ziratuje. Uyu munsi ubuzima buhagaze gute? Sha mwana nuko bimeze nyine none. Ariko uri n'umunyarwenya. Ariko niba atari ibanga ufite imyaka ingahe? None se nagira ngiye kwiheba napfa vuba. Wabaye umusitari, abantu bose barakuzi mu Rwanda cyane. Wibereye hano mu Busanza? Nibereye aho nzuza gatwe. Uyu ni umunyarwenya rero mwamenye muri benshi kubera amakuru yanyuze kuri TV1 bamwita Beatrice. Ngira ngo yaravuze ngo indaya mbaya, ngo mbana n'ibiraya hano, ngo byinshi dore niyo. Mbese uyu munsi tugize amahirwe tumugezeho. Ngira ngo nari ngo nkubaza nti nkurikije ukuntu urimo kuganira, uri umunyarwenya koko ujuje ibyangombwa, nta bantu ugeze bagusaba nkuko bakujyana nko gukinisha muri filime cyangwa mu bindi bintu bitandukanye? Ntabo. None se niba atari ibanga ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 57. 57? Ariko urimo. Uravuga iki ku bantu abantu bajya kunda kuvuga ngo imbiga igezweho muri iyi minsi? Urumva nta myaka 100. Ibyo bintu uremeranywa n'umuntu wavuze ibyo bintu? Ngo nta myaka 100. Ngo nta myaka 100 kubaho se. Ngo nta n'ubukwe. Nta muntu uzamara imyaka 100 ngo nta n'ubukwe. Kubera iki? Nta n'uzakoresha ubukwe byararangiye. Kubera iki? Niwe wabirangije se? Ndimo ndakubaza nyine wowe ibyo bintu urabyemera nibyo? Wowe wabivuze se niwe wabirangije? Niwe uzabarangiza? Niwe butumwa wamuha? Oya, arabeshya. Ubundi cyambere ugomba kwiha murare, umutima mwiza, nturakare, kurakara bibi. Nuwakurakaza urahuri kukiceceke, kwamwihorera ugaseka ukishima, ubundi iminsi ikiyongera. Iryo ni ryo banga? Ni ryo banga. Urakarira iki? Uhora uri muri furi. Uri muri furi? Abantu bari muri furi se ko babaga? Ubusa ninde utanga jya kurakara ndakazwa? Abantu bari muri furi baba bagasomye ariko hari ibyishimo. Ubusa nabandi kumwe n'abana nkaseka nkagirane umva ndaneze. Ibyo rero ntacyo biba igenda umuntu utajya ukunda kurakara nabi cyanda. Oya nibyo nje kurakara nikubite hasi. Ntugasaze. None se agacupa se ugireba? Wapi? Nakundeba. Warakijijwe? Narakijijwe kabisa. Nukuri icyo cyane Imana iguhumugisha. Ukanakorera Imana. Hanyuma abantu bamaze kureba iriya nkuru, bamaze gukunda iriya mvugo yawe, hari ubutumwa wakiriye kuri telefone, abantu baguhamagara, abandi bavuga bati tugire, hari abantu baguhaye udufaranga? Nyine baratumpaye. Ari Dekati vivo babalao. Indango ni baba babarao. Uyu mubyeyi imyaka 57 wagira ngo mbese ni umujene. Ndi umujene. Dekati babalao yaguhaye ku mafaranga rwose yampaye. Hanyuma nishakira ubucuruzi baratunyambura. Baratukwambura? Abambuzi watukwambuye se ubwo yatukwamburiye? Irgira mu mahoro hajya daraho naranguraga ibishyimbo, ariko baraje nabandi mbati hano. Ndimbati wandi biryo byananiye? Kubwo tubyara nabo ntawagarutse. Ndimbati wandi biryo byananiye yakugezeho? Ndimbati biryo byananiye yakugezeho? Niko byamunaniye yabibona. Ukananirwa n'icyo wabonye, none se ubona watameze neza. Iyo ufite ibintu bikakunanira ubireba ubyibuha wumva. Agashisha yumva. Ugashisha wumva. Aha ntiwumva se. None se nawe ujure ukwangana. Ubu ngubu ubuzima buhagaze bute? Mbese baracyohereza kudufaranga cyangwa? Wahese nzi ko bazi ko nkibaho.
baracutse baracutse kandi imvugo yawe igikoreshwa muri komedi nyarwanda buri komedi yose yazamo ngo Yesu we nabagira ntese ko bataza aho mba bayirirwa bandisha nyine nanjye nkaba mpfa nabi aho ngaho. ngira ngo murabyumva rero abakunzi bacu cyangwa se abantu mwese mudukurikiye murabyumva ko uyu munsi twageze amahirwe twagize umugisha wo guhura na Beatrice wamenyekanye mu mvugo yakunzwe n'abantu benshi na n'uyu munsi gikunzwe muri sinema nyarwanda cyangwa se mu banyarwenya bose batandukanye. Abantu bakina sinema iyo bagiye gukora urwenya bazanamo imvugo, iyo batavuze ngo indaya mbaya umvamo ngo Yesu we cyangwa se ukumva ngo mbana n'ibiraya hano cyangwa byinshi dore n'uyu niwe nguyu rero twamugezeho. Ngira ngo aka kanya ni nk'ubu uheba ubutumwa wahereza urubyiruko rukishora mu ngeso z'ubusambanyi n'ubwo burayi. Bakwicisha bugufi kuko baba bishyira ahantu habi. Ariko ngo turi muri viziyo ni viziyo se yo cyerekezo se cyo kwishora ahantu habi, urumva ari byiza. Umwana mudogo ntabuze kuvangwa umyaka 20-25 kujyana hejuru ugende ujye kuba mu ndaya. Muri viziyo nta myaka 100 nta n'ubukwe. Urumva rero ngo abantu bitakadura ntibubase butabase bambarize butabase kubera iki butazabase kubera iki ubu se ntaba kora ubukwe ubu barahari rwose barahari. Nibareke kwishora mu ngeso mbi uzazishora mazajyana nazo. Nta kiza nta mwana ucyubaha se na nyina. Yaba umusore arakuka akagenda akaburura akagiyonge kubana n'ibirayi umutima we ntuzongere kugaruka akabikira akajya kubana n'ibirayi. Indaya ntasubira iwabo. Ubwo se we ntabaye indaya mbaya nawe aba ari ikisenzi kibaya nyine. Usibyo n'ibiki uyu ubona umwana mutoya w'umuhungu abikirara akagenda agapfurwa ngurwo. Ubu se ntaba mu ntara batazi iwabo baje kera suku rushya leta bagumye i Kigali. Iyo bakoze ibyo bintu baba barimo kurushya leta. Baba barushya leta gute rero gute barajya muri ibyo bakandura ntibite kujya gufata imiti bakabaho ngaho bipfira aho ngaho ntayo cyifashe ngo kijye gufata imiti cyarataye se na nyina bikaza kurushya leta n'abaturage. Ariko ngo ntago bakijya mu bisambu bajya he mwarabubakiza bajya no mu bisambu baracyajyamo mujya mubabona batajyayo. Hari aho bubatse se we apfa kubona umuntu umubwira ati mpere ku mafaranga gusa ahita avuga ati izo nkumi ziramuyobora. Ariko nabo bamaze kumenyera bameze nk'abatuye. Mbese nta akamenya aho yihengeka. Ese bafite aho bihengeka cyagiye bihengekaga hafi yawe barakodeshaga hari baracyahari se cyangwa baragiye? Oya barabirukanye. Ubu bagiye he? Hose bagiye kuba ibiraya aha hose bari hari bagiye se reka da. Uributsa abakunzi bacu ukuntu iriya nkuru yafashwe, iriya nkuru ubundi kugira ngo ugere kuri kamera kuri televiziyo unyure ku makuru byagenze biti? Nyine baraje bande n'abakenisari abanyamakuru ubwo ni TV1 baraje hashira igihe kinini. Witwa Dekati rero niwe watumye menyekana. Kenisise ko yari amaze imyaka ingana iki mfite gusa. Bakenisi bari baje gufata inkuru imeze gute? Inkuru nyine zirandaya ziri hariya nyine. Indaya zina ahubwo ngo nizo bari baje kumenya. Oya bari biyize gutya mu gutara amakuru. Nyine badusanga hariya. Hanyuma bigenda gute? Nyine basanga hano bari batuye. Nyine ubwo bababaza imibereho yabo nabo bakababwira uko
bameze nyine. bababwiraga ko bameze gute? Umwe yarabaje atese ubaye hutati twebwe dukora akazi k'uburayi. Iyo tubuze akazi dukora k'ubuyede. Undi ati dukora akazi k'ubusambanyi. Amafaranga tubonye nayo turayamaranira. Ndabira nti Yesu we ni indaya mbaya. Nta cyiza cy'indaya. Wumve inda iranga ikanivamo mwana. Tekereza. Ikivamo ikavuga iti rwose je nkoraka. Ubwo si umuntu udatinya. Kandi bakavuga ko bakoraga n'ubuyede. Ubuyede barabukora. Abukora se ashaka iki? Birirwaga bicaye. Bicaye se ko abasore baba bagiye kubaruhira bagomba kwicara bakoga akisiga. Abasore baba bagiye gukora. Ubwo ntibajyaga barwana? Batarwana. Ubwo iyo barwanaga wumvaga umeze? Nari kingiraga bakarwana aho ngaho hanze yo yose n'abagabo ari abo bambura ari abo bagira gute. Nabaga nshaka iki? Umaze kuvuga iriya nkuru se ntabwo byabababaje? Wapi? Bibababaza n'ubu se n'abanyamakuru baza bakajya kubareba. Bakaganira da. Ntabwo byababaje ko wavuze ngo indaya mbaya? Bose bivuze n'ijye wabavuze. Indaya ni mbaya. Nta cyiza cyayo. Kuko nta mpuhwe kugirira. Abasore birinde indaya. Nibashaka birinde indaya. Hariho ababaye ibihomora. Barenze ihaniro. Hariho abarenze ihaniro nta kundi. Ari umubyeyi ntawe azaramura pe. Sinjye gukubeshya ubwana bwavuye mu ntara n'aba leta barushye. Ubu ngubu basigaye bambara ariko bakikwiza abantu b'abakobwa. Oya. Barikwiza. Reka da. Nabi wanyereko. Neza aba hano ntago bikwiza. Babarira. Abana b'Kigali barabara bakikwiza bakageza kuntuza kutugomba. Cyangwa baratera Imana. Bageze kutugomba nkore hasi. Babarira de. Babarira. Indaya mbaye. Barateze ariko ndakubwira umwana arajya kwiga. Se na nyina yaramuguriye ijipo ndende. Yajya kwiga akayihinira mu mabere. Akayigeza hano. Ubuse hari benshi tutabona birase. Rumbiya zaracitse. Nkubwiye ko umukobwa n'uwikwije. Kwambara ubusa si cyo gisubizo. Urumva? Uwagukunze aragukunda. Ntabwo gukundira yuko ngo wiyambitse ubusa ngakurebe. Ariko uzi kugira ngo wambare ubusa iyo umukobwa yikwije. N'umusore yifuza kuvuga turi mukobwa meza ateye ate. Wikwije. Nawe ugiye kwirirwa wambaye mpenure ngo bakurebe. Bakamurira nyine bakamushyira mu rugo. Nta mu rugo se rwo kwambara ubusa. Ubusa abakera niko bambaraga. Ariko abakera nabo bambaraga inshabu. Ubusa abisilamu ntibabona abagabo. Banikwije nta n'uwababonye no mu maso. No kwambara neza byubahwe. Umukobwa agomba kwambara umwenda mwiza umwambitse. Mbwira abadukurikiye ngo kwambara neza byubahwe. Byubahwe nyine. Kwikwiza. Bambare bikwize bacike ku muco w'uburaya nyine. None se babakera nta washakagara. Iyi niyo viziyo. Nicyo cyerekezo. Turi mu cyerekezo 2020. Cyane. Jemba narumiwe. Abakunzi ba Yawe TV ngira ngo mwabibonye twaganiriye na Beatrice atuye hano mu Busanza. Ngira ngo ni ikiganiro kiryoshye cyane mwaganira bukira bugacya. Azi kuganira cyane kandi arisanzura n'umusosiyable cyane. Ngira ngo rero turabashimiye cyane ko mwadukurikiye inkuru zacu nakagaruka. Njyewe ndi Ismail nitanga aka mwanafunzi copy. Murakoze cyane.